Ndi papa sava. Nanjye ndashusha. Ese ubwo nuko kumonye nyifasha. Umuntu ari yakira akabenzi nanjye ndakarikira. Umuntu yakira afata sabine nanjye ndayishaka. Ariko akabenzi kandi utagahisemo sinzi ikindi kintu wakoze ugiye kuva mu buzima. Reka mbaze bakabaza. Umuntu ugana gutyo ubundi ari akabenzi gutyo. Ari ibyo nisebanye. Niyo urishyura. Ako wamugana. Cyokoze n'abandi nakarya. Ziracyandiho. Umusaza abazi kukira umaze kurya Mbazaje kubaza se Shawa buryo tubwo. mana we. akirye. Nese ibi bintu turabyisigiraho. Ntabwo se. Ugarukubwira ugiye gutekereza cyane. Bihege benzi mu buzima. Wowe meya ngaho bidafasha. Oya ndakwereka aho bifasha umuntu asashinzwe icyaje kuzabyitera. Mbese nk'uko Ariko nibyo nawe Fatasura baranva. Shire hano. Shiri mu sosi ntabwo yiyatira. Uya katubitereka ngaraza bifata. hari abaturage muzira gikanga kunywa. Oya shubi no byari bibangana ariko hano Mbese n'abandi Shunizi ndorerwamo. abigisha ibyo murya, abigisha nuko mwitwara ku meza. Nta muntu yandurire yasohotse. None se byari bibangamye ndebera ngibi. Maje kubona ko kuba inshuti yanyu nta kiberamarije. Abangaba ndi Cyarubamo ufite. Cyaze ndahaza. uzabisigura pe. Ibyo bavuga byose duhaza hari icyo rataza. ndahaze nta kintu kimbangamiye hano imbere. Sizerata. Umwaniza kamiruwari nanjye nkire. ni ku murongo nshuti zanjye nanjye mu ngereho. Karambere. Uzwajya muri nko kubwira nk'umuntu w'umusore uri kwikora kugira ngo umusore ameze neza. Regagaza abantu. Uzi umu makeup no mwana sigaye yishyira. Oya ibintu se byahindutse ryari. Naje guhinduka. Wumve. Wabonye Sherine watubwira. Umva. Tegereje pasi. Ntabwo twagendana ngaka guhinduka. Sibyo. Yamaze kwitwara nk'abasirimu. siga gake utayibara. Cyokoze. Narabere yawe Yawe ntabwo ari yawe. Narabere yiwe yazanye. Ajya kumana na bero mwana. Kucyutira. Umva sheri. Nge byose ndishyira. Ngaho niwe ni umubwiriza. Cyangwa niyo nyira. Reka dutegereze turebe akazi agiye gusiga. Siga turebe. Umva cyo ndi kwijuta mwana we. Cyakoze nanditse kurasaba n'amasaha 3. Ubundi reka amabwiriza ukuri rero. Iyo abantu basohotse umuntu akijuta atari yo baguzi bamuca amande. Sana wirengera pe. Bamuca amande bise. Agura icyo kunywa none. Igomba kuba. Ubwo banangiye kugira. Umunsi tuzatira kuri facture rero. Yatangiye ngo umuntu ungana kuri yango bigeze. Yego. Umunsi tuzajya kuri facture yawe. Mubimenye ntabwo ugomba kwijuta mbere yanjye. Amategeko n'amabwiriza. Kwitaba telefone no kunsaba gusa. Oya. None. Wewe wayikoresheje. Nigeze muvuga ko ari bwishyura. Wewe wayikoresheje. Ariko tuzatira ku ikosi ntago ari ugusohoka. Kuba amafaranga azava muri telefone cyangwa mu mufuka we. Yumva yako ko cyangwa wishyurira. Bose akabajyana ko Cyane ashaka. Imana ishimwe ko itayamuhaye pe. Ntayo ngira. Ubusa wadusohoka. Wayagura se. Muceceka. Utaha n'ibyo uzabasohoka. Umuntu ufite ijambo imireye sheri. Abantu rero abantu iyo baguriwe baba bavuga None ntabwo bakuguriye ni mabuja. Niyaguhase. kamvuge nacyo ko ndacyaba. Ndacyaba kabisa. Cyane. Asoni urashaka gusuzugura umuntu watuguriye we. Cyokoze mireshe uragahoraho sweetheart. Ese ubundi muramubara gute we? Umva. Tubaye nyine ubundi kwibaza ko mutajya mufata umwanya ngo mwisohokane mu ndindira buri gihe. Ese ko ufite amafaranga. Oya mujye mureka nkabibutse kuko sinzi bava utagatekereje uko ateye. Mureke nkabibutse. Mukicara icyumweru kigashira ukwezi mutasohotse. Nyine ni inshuti zibera. Oya. Muzajya mundindira. Oya natwe ubutaha tuzakugurira sho. Ibi biryo tuyiriye hano. Azabibutsa kubwira ni ukwezi kose. Yiwatinze.
harya sose wabishyize ya masahani biri aho ngaho hari ayo hari n'aya yandi yashaka niko kazi ushinzwe erega ubu ndamukire hari abantu babona baramutse bakize bya bibazo kabisa ngo ntabwo ari akazi ashinzwe ariko nuzavuga gutyo habanza bagakurikira kuko we numvisha ari indirevo wowe mire sibyo aha kanya simbukijije oya buriya iyo utangiye kurya umuntu akavuga akira tukanahangaka ndabona utangiye gusa nk'ibyo nakugura nyine ndabona utangiye gusa ngo ubundi ngo kubyibushye ngo ibi wari ubikiye yego urabona uri gusa neza nkaho usigaye uri umukire Wumve. kubera amafaranga make wabonye alo wowe ntabwo tuvuga bimwe oya uzi utangira kumva sasa bamuguriye ntabwo nongeye do cyane byakiza naho undi niyo mpamvu uvuga ngo murafite amafaranga mwe mwayaburiye hehe cyane ubwenge mwabuze yaranabuze amafaranga yarabuze ahubwo sinzi ahantu niyo ntabwo ari wiki ntabwo ari ukuba ubwenge ugiye gusukiramo rwikariye nta kibazo musukiremo ndi boss uyu munsi eh babuja mbona iyo twasohotse dushaka kwiherera n'utuzi twacu gusa basara imbere barabangama cyo turindira abanza agende ariko kugira ngo nanjye ushakire umuntu wenda yikeneye oya tubwirana kuri urashaka kumeza kamanza mugira inama ariko banza unyuma kataza kumva byose nababwiye karame thank you mbyayo yego murakoze murakoze umeze neza oya turajya tukubwira tujya tukubwira okay kandi murasa neza waba ugiye urabashimiye ngavuga uvuye aho ugiye tuzajya tuguhamagara ntukajye nyine uzamu twibereye mu bakiriya iki okay sana kibazo ngavuga ugenda basi vuga ugenda ako se manu wagiye guhagarara hejuru y'abakiriya ntushobora kumva ibyo bakubwiye ukagenda wowe manu wagiye ako banza uri muri kutubangamira banza muri kugambanira isi ugira umuntu twibwirira icyo giceri muri gushaka ufite amatsiko asuka umugojana ijambo urahera kuri kandi dore abantu kumva nabi dore nawe ubwawe mwabuze abadiyasipora naramubuze reka mbabwire shamva nk'ikibazo batubajije oya ariko reka mbanza baranguriye neza sibyo mfite umudiyasipora hariya sibyo ikintu cya mbere cyo gukora nakoze akasinzi nimba ari ikintu ntabwo mwacajenga kameme Niteze naba babafashe neza yego itungo ryabaryoheye karibu kandi murakoze cyane ntabwo hano abantu babyibuhira murasoma amafaranga ya hano ubanza gake gake mukanya abantu hasi muzamatse babarinze neza asaturutse dufatira inkuru ikintu cyane nakoze naramubyariye ese uriya mwana ufite kambaterere twari ibyo mugiye kunjajinga mugiye kumva icyo mbabwira komeza sho komeza tubwiye ubuzima bufite gahunda yo guhindura inshuti mwese murimo ubongera kunjajinga agenda kabeza naragenda mubyariye ari nese muziki twe tugeze baragira mubyarira nyine sha ari uragenda twiyumvira inkuru shaka tubwire sho komeza waragira mubyara mwe muri vuga mwabuze ahantu mukura amafaranga ahubwo ntabwo muzi inzira mugomba guca sibyo ubyariye mu diaspora mwamuzi ko ngubu yakize ku gihumbi cy'idolari buri kwezi mwaba muzi yuko yakize ku gihumbi cy'idolari ku kwezi nta kintu na kimwe nakoze nicaye mu rugo kubera ko wamubyariye gusa yego nta muntu uri mu bintu byo kubyara ngo none se umwumvaga
wumvaga biva he nshyira kuri magana ka kazi kanjye nakoraga no mwumvaga ibintu byose nsigaye nikoraho cyangwa uko nsigaye mbaho nuko nabazanye mwumvaga ari ka kazi kari kubikora cyane ego komanda sheri akazi nagasezeye kera ntabwo naguma mu kazi kamereza 350 400 sinibuka udufaranga bamerezaga duke twa tundi umuntu aguhaga 350 n'igihumbi wabigereranya cy'idolari wabigereranya ntabwo wabigereranya sheri noneho ikindi andi bayamaye naruhutse naryamye ntuje nta kibazo 350 bayamaga bamagaze hejuru umukoresha akubwira caha garuka kora iki kugira kuri phone ako handi wanzajya manaryamye agafilme kanjye nakarebye chat nayigiyeho nasohotse ntawambaza ngo kucyo waje mu kazi wanywaye kucyo wageze ute ubwo ukwezi kurangiye ahita umva yohereza you have received buri kwezi allo noneho byaroroshye direct kuri phone mama meza muri koze ngo muhise mushyuha allo byereka mwibariza akabazo kamwe urashaka kumbwira ko wagiye ku gihumbi cy'idolari aho kamaganga tukareka cyangwa urabifatanya gusa niwe wabifatanya kugira ngo amafaranga abe menshi tujya mu kazi ngo bigende bite tubona amafaranga uwambajije tujya mu kazi ngo bigende bite tubona amafaranga sibyo noneho uricaye barayaguhaye wajya mu kazi cyangwa ntako nanjye ubu ngubu ngende nicaye hejuru Sinshobora. nicara ahantu umuntu ajya amagarara hejuru ya 350 mfite igihumbi cyane naba nkajyamo se waba ujya herata Reka, ese mwajya wajya ariko wambwira si ibitotsi bya mu gitondo wowe mbese ntabwo ukabiryama ukabyuka yigiriye muri sawe bayaguha buri kwezi Shaka iyo wakoze turi tekereza kumwe ryari iyo bari mu kazi ntababarira nanjye nshakire kamubwiza ukuri nashaka 500 aba igihumbi njye nguhaho umva stress ziwe ngura gafatanya wowe uzabifatanya aka stress wewe wafatanya amafaranga bansanze kuruka cyangwa gize n'igihumbi cy'amanyarwanda umva se buretse marangiriza mbere yo kwakira aka mafaranga yarambajije ngo ufite uwe mushinga kuko urumva kameme nimba mfite umwana agomba kumenya abarambajije ufitiye gahunda cyangwa nyine ufitiye plan ya business ushaka gukora ndambwa ndashaka gukora nyine reka store okay anyohereza amafaranga shuzi icyo nayakoresheje nayaguzemo imodoka maje kuguramo imodoka baba tipe bose babagore bose bamwe bose duturanye bo muri famille bajyaga banyemera mbereka yuko naho nyihoreranye nabo iki wewe uri gukora iki ubu se wagenda ugashinga muri kastowa utaragura imodoka ngo yemere ku bantu none se muri modoka nawe kuguriye umbaga hehe akazi katatu n'itanu ariko yabaze nabi gute siko musetsa nabaze nabi gute se akazi nakayeka ariko nshingiye business nayikora pe gute ariko wewe uko abana arabaza reka nkore kuntu utekereje nabi sibyo ufite abantu muri quartier baragusetse wowe wavuye muri famille zidafite amafaranga menshi none bakabona uratwise utwitiye muri quartier bakureba muri bwa buzima butari bwiza umuntu akaguha amafaranga wayakora muri kasto ukajya gutangirira hasi ucuruza urwana n'abakiriya n'iki cyangwa waguramo imodoka ukiyemera ku bantu bamwe bose bavuga gutugambo yabyariye wabo umugabo ntacyo azamufasha bakabona bakajya bagusaba akarimo reba igihumbi cy'idolari maze ukambwira ngo muganira mwibuka ko dufite n'abandi mu byumba murakoze karako nta kindi mbongera oya mu kanya turakumenyesha nta kibazo ako kantu nyine mukibuka nabanje kugira mugenzi wacu hano oya nabyumva oya no bantu nabyumvise pe ikintu gusa wenda icyabayeho nyuma ibintu nuko wenda yageze bonga ariko iracyahari ntabwo ndi kwikoresha icyo ni cyo nagiye ariko icyo ni nagiye uvuga iki yanze business aguramo imodoka ubu ngubu yaragonze uri kugenda n'iki ndeka nkubaze wari washinga business no wari washinga business mu gitondo ugasanga ba bantu barara bagenda nijoro
batwara ibitari ibyabo bafunguye stock yawe yose inzoga zose baraziba ariko nanone ugasanga nta kintu kiri yego sasa ari sheri nariye ubuzima ugomba kurya ubuzima nkaho ari umunsi wa nyuma cyane wari wagenda modoka yawe waguze amafaranga yawe cyane ko yakoreza yawe uzi ko mutazi kubaho neza aho kugira ngo abajura bakwibe ntabwo wagura imodoka cyangwa dufite ibitekerezo bimwe ntabwo wagura imodoka ntabwo ndetse namwe ngiye Asha n'indege irashye. uzi ko iyo business ushobora gukora iyo business ukinjiza amafaranga menshi uri umukobwa mwiza urabizi neza ko aya mafaranga yaza nyine abanza urahomba ariko zituba zifite amafaranga hoya nta mafaranga Ariko yakubwiye ngo amafaranga ayinjiza aryamye. ariko umukozi nakwamenya inyongera ntabyo nyongera Umuntu ugwa amafaranga gutyo yakwima ikigo umugabo arahari azana igihumbi cya buri kwezi nishaka kwitunga cyangwa kugira ikindi kintu sevinga ku ruhande nzajya nkuraho ijana cyangwa nanamubwira rega ati business ko yanze cyangwa ati Akamuha akamadi banza umenye umushumi ufite ahubwo afite banki ahubwo icyo cyo kirumvikana ahubwo banza umenye ni banki ariko ntabwo ari umushumi azamura standard uraza kubyumva neza. ibyo twari tuvuga ntabwo yakurikiye sinzi ibintu barimo nabyumvishe nawe oya ntabwo wakurikiye ubwo nuko atunze banki wakurikiye ntabwo uri kuvuga gutya zisanze ku muhanda urebera mbabwire madudu yicara oya ntutuzi ntabwo ndi bubagere hano akose we ni gute umubana n'umuntu buri gihe mubizi ko akerera oya arakaze washa ariko reka mbabwire murabizi ko mufite ibintu byinshi byo gukora pe gushaka amafaranga muri Kigali aba ari ikibazo nise twariye nta kintu dufite cyo gukora ntacyo Tukaba tugize imburamukoro muri Kigali. cyane rwose yasha ariko murabizi ko ngiye nyine baba bamfashe amaraso bamfashe kuno rero ntabwo napfa kuvayo Nibyo yatubwiye udahari. buri munsi niko baravuga. Baracyamucakaza. Bwa bufaranga turaguhemba. Tuyagejejemo. oya shawo yamubariye uratahira ndetse mwe mwavuze ko tugira nusangaye niba atarengera iminota itigize iminota 20 Amasaha twatanze ku mpande telefone yawe ibibazo ushaka kugiye ntacyo twahamagare Manu nukuri murabizi ko ngiye gusohoka nta kiryo nta cyabaye turarya kurya mbere nese turagenda sanga Manu twakoze umva mawe wajya gutuma umuntu nawe aguhamagara cyane mwiyongere mbese ni karibu tutiyongereza turavugana nande suyuse aya nabonaga akira uri twari twanze tugasoza kuri kano gahunda kugira ngo oya manu banza wamwakira Jenone n'ubundi nta kibazo ngiye kumwakira ndagira ngo nyine ntawe uvuze ko atari bukwishyure Oya, banza na- wakire turishyura wabanje ukama n'ikintu nk'abazi nako yimereza hano ninda yikora mwashaka kwanza kwica ibiganiro by'abantu uzanamo amafaranga muri iki Gusa umubajije icyo afata. turi amakipe atandukanye ko manu wasaze witwikira ibiganiro mubaze ngo mumbarize Akira umukiriya ngo Manu. ndumva webwe turagabana mbese ntabwo ushaka kumubaza mubaze ko umuntu kumundangurana mubaze yabyemeye nyibwira atabihorera bari banza unzane ikintu cyo kunywa bazi nyine ni muri ikipe imwe ni gutya nyine cyangwa okay se banza ukundi umaka wayini tuvuge ibyo kurya nyuma mfite icyaka ndumva nenda nko gusara urumva ikibazo bari kubaza ngo muri ikipe arabona baraganira uyu akatwiyunga agapfa kwishyamura akarunga Ubu narebye ikibuga hano ndakibura. yajya n'icyamuzanye umva haragira ubuzima bwira ubu ngubu iyo hano igiti kiba cyatugwiriye cyangwa hari ikintu cyatubaho ntabwo kuba hari Twicaye turiga. namenye ubwenge. ufata ubuzima ukabukomeza kuno n'abarenze igura atashiri ubwo none kuri senda iki Hari iki? hano dufite zingaroni tugira igitigu tugira akabenzi dufite ifi dufite chicken king chicken wing chicken leg dufite na specialite yindi mukunda
ni amanuzi noneho nibagirwe n'ahantu yatangiriye kubera byinshi byari ako hitamo byinshi. icyo ushaka kweri ugiye wowe ushobora si mwako kumbwira mwariye mbere mwariye ikibazo ngo numve icyo ndi muri agira ubu batubwiye ntabwo yego hari yishyurira akanzi so ndarya iki mukabyasa mwambwiye ariko Ari, dufite n'ifiriti dufite igitekerezo cyanyu uri na umukene boyiro reka mureke sheri reka kuzanira ifi basi broshete ifi hajya ibimeze neza ego inashini nayishyamba uriya ni umuntu ufite inoze ni ukuri ntabwo ngiye kubivuga okay mva nkorera ebyiri ushyireho na salade n'ifiriti barashyira urusenda cyane aho ya nta rusenda ubizi Salade ntabwo n'ifiriti. urusenda na salade n'ifiriti okay nta kibazo ubize bishyushye noneho cyane cyane ifiriti iyo uyiteho nta masogonda rwose gusa isoko ugiye y'imashini kubitegurira warebye n'ibiri imbere ya nayo nkareba n'iby'akazi kanjye ntabwo nyine se ugarutse hano twagendana gukora iki? ibyo se birakureba bitande aha ndi mu kazi eriko urimo kwicira ibiganiro uretse Ntabwo uretse mbyica. mubaza Nibariza. ko turi abakiriya murabizi ko ndi umukozi hano turabizi munyuhaye muri akazi rero namwe ndabona nk'abakiriya usubira mu magambo n'abakiriya ese gusa ntabwo ahari ahubwo mwebwe nk'abakiriya nk'abakiriya ahubwo kuki mwebwe mutareka umukozi wakora akazi neza reka ahubwo twibwire bazamuye n'ibone yo kujya dukubita pe banza wakira uriya wundi fagitire zose zimwe ese komande y'ibiryo fagitire urayitanga zose zimbaza komande y'ibiryo nyamara urayitanga murumva ruhanye ahubwo wari kwishyushya mu mutwe yego umuseriveri simbuzwe nuze iki gikomande nta kibazo akagitanga ariko ubundi igihe umuntu abyuka neza ariko umuntu umwe muhuye wenyine ku munsi mundi yose ikaba ntatwicira ibiganiro oya ariko reka mbabwire mu busanzwe Mana agira serivisi nziza pe ariko ari ijya aba yabyukiye Ntabwo ndabona bigiye komandira kugerera n'iki Mana rero ni madedere nyakire rwose mba numva mfite ikibazo bashyizemo n'iyo se ntabwo barayishyiraho iyi reba neza amafaranga se urumva rero 83 ayo ni make cumi na bingahe biraba nk'ijana niyo yarenga ifi yani aratoye ni make numva abasore mukagira ubwoba si umambwira ngo niyo yarenga yumvisha ari byinshi amadolari dola ntabwo tugiye gukora amanyarwanda ntabwo ari menshi from where from urahabwa story show buri wese agenda kure cyane muramubwira atarahara batubujije kugira ngo kugira icyo buri wese aramugenera Cyakoze ndize. akadolari k'ijana buri wese utaruhara ariko ubwo nyine ntabwo tuvugana uwo muntu uri kuyatanga nanjye mumubwire ko mbari niwe ari kwamamaza I think ari kacece twavuze ko niko kubera cecetse neza Hello babe. yeah I'm okay Umeze neza nawe okay ahubwo se shu nashaka kubaza ya transfer byagenze gute nyine n'ubu narindire ntabwo irangira what no. Ngwiki nago iyo agiye kuyohera ikwezi jeri kandi aza kuri telefone gutya iya kintu yo ari bombo nayo bisase noneho wabona ashyizeho nka 2 cyangwa 5 na bitanu turatuma nihera akajana gusa niko inunda nadutegera maradutegera da Waje naribizi iminsi narindi broke koko ntabwo mfite none imana isirishimba mbese murashaka ko babagurira bakabona n'amafaranga cyane rwose turabyanga genda nanjye no gusonza ndatume bene tubwirira ngaduhaye nakaguhaye aduhaye agiye kureba shamenya none yashyizeho menshi pe umva ngo transfer yanze ni za planka ziwe ariko ufite nandi oya sheri
reka turebe kugira burake yanyandikiye kuri WhatsApp ambwira ariko yagerageje kunyohereza transfer and then byanze kuza kandi bango bahise babihagarika ngo azongera kuba yabasha kohereza nyuma y'amezi 3 cyende kwibaza ni gute muri Amerika ibintu nk'ibi ngibi byabayo ubuse tuvuge ko nta beka bagira ku buryo nta serivisi zabo bagira cyangwa Equity cyangwa izindi bank nta access bagira se ku buryo baba bafite serivisi mbi bigeze ahangaha amezi 3 yose atakweza amafaranga akoze ibyo gusa si ya savings niba bamuha igihumbi cy'idolari gusa bikomeye gute bashaka kuvuga ngo transfer yanze no se n'ubundi gukoresha yo wari ufite nta kuntu waba utara savings nta kibazo kandi nababwira ngo iki hoya ariko ugiye guhita ucuruba mbere yajya saving neza kweza buri kwezi ukanya nawe utwo ngo twose ubundi mu gihumbi ni duke ntabwo wabura gusavinga aho gasigaye ayo usigaje nko kuri banki uyakoreshe neza utegereze ayo mezi utangiye kubona no gukoresha amafaranga neza ari ngombwa none se umva bari baduhaye fagitire 43 akubura harajyana n'ibindi nka 10 na bingahe bijana nta kuntu twese duteranyirije hamwe mukayanguriza amaje kongera gutambuka byemeye nazayabasubiza guteranya icyo kintu muri kucyumva twaje tuje kuri oya reka buretse gatonya banza udusubize ikintu twakubajije igihumbi cy'idolari ntabwo wigeze usavinga n'amafaranga make kandi nkubwiye ko transfer yanze ayo yaguhaye mu myaka yose ishize mbasheri ayo yamaye gute niyo mpamvu namwe ngo wakerewe amafaranga muhaye itarya kayamara arangira n'iminsi 30 ahita haza amani none se buri kwezi bamuhereza ubundi nabakiriye biherutse ku buryo yanguriza ngenzi ahita njya gusubiza pe kandi reka mbabwize ukuri pe sheri ni ukuri urabizi ko ntabwo nakwanga kuguriza amafaranga ahubwo njyewe birumvikana ariko njyewe pe ni ukuri naje hano umaze kurangura naranguye ahubwo numva kuvuga ko ufite amafaranga nari nzi kuranguriza ubu ngubu ni gute murabona amafaranga afite kandi made in Rwanda burya ntabwo zigurisha ku buryo njyewe ni ukuri reka nkubwire reka njye kureba ahubwo niba hari abakiriya nabona bagahaha naho ubundi nari nzi kurananguriza amafaranga yo gukoresha muri iyi minsi pe yose nayaranguje ni ukuri sheri umbabarire pe reka njye kureba sibyo umbabarire nakeka cya kofi soherutse ega sinzi impamvu mufite ubwoba kubura murasetsa nimwumvishe ziriya sitori zose nabateye mwumve yuko umugabo wanjye azayama kandi buno kuko azi ko azamara amezi 3 yose azanashyiraho n'ayindishyi akababura ni umugore nta kibazo ayo rese akora mu ikamba abaye mu make cyangwa umubwire rero pe nkuko wabuze nk'amafaranga yawe bagohereza igihumbi cy'idolari cy'ubusa ukagifata ukahita ugispendinga nabi urumva amafaranga njye nkorera mu ikawa rero ndi buzane hano nkabishyura fagitire y'akawayine nyweye ntaranarya kandi ababarista b'amatipu urumva barenzeho n'andi nta mafaranga mfite nyine mfite ibibazo mu rugo kandi maze iminsi ndi kubwira pe umva abashu umuntu rero warunegereje ambwiye ko hageze reka ngende ngiye ubwo turaza kuza gusubira sibyo kandi nyine mukomeze muryoherwe murebe ukuntu mwabikemura sibyo yego sashu bari merci sasa urumva rero buriya uko yasanze sida zose twaziganiriyeho yatowe ntazumvishe igihumbi ntabwo wambwire ko nawe utanyizeye mfite na tapandi ubu ngubu ngewe habe na turi kuri mama
ese se wari umuntu uhamagara nyine reba umuntu uhamagara yaguhe Rero inshuti zanjye nanjye rwose pe nta kintu babandi wavugaga ngo ugiye kuduhinduranya ntabwo baguhana ntuzi ko mwisubiye se ntabwo nabahindura inshuti zanjye ngira mwegera none se muri inshuti zanjye nyine 5 nanjye wa 6 ntabwo nabahindura ko warakaye ariko nawe wabitse ka kantu navuze uzi ko sasa yagira pase nanjye ubwo rero muri abo wari wamupase wakudaho pase ndumva hamagaramo sibyo sasa cyangwa yego muri abo ba diaspora bandi kuko rwose nanjye nta kintu ndiho pe mfite ibiceri desi kandi hano ntabwo wabacika 80. Okay. Bigiye kuboneka by'ayo madodo. Boss mabuja. Arabuze burundu se koko? Ariko abakobwa mweza nkamwe. Muratinyuka mukoza umubiri ukambara neza. Ariko ubwonko buri vide. Wowe uraza mu kabari ukaza kunywa ukamwira amafaranga y'igitekerezo udafite. Bikagira amafaranga agana gutyo muri fagitire ngana gutyo wangize ugatangira ugahamagara umuntu ngo nakwishyurira. Uwo muntu se mwavuganye mwicaranye nubwo yewe yaba ari back utayakuyeho. System ishobora kwanga. Nkazwe umwana w'umuntu. None se amafaranga baguhaye yose icyo gihe cyose business bagiye bagushingira. Harya ni ufite ni rika store. Urayemweye byose uratsimbye uramaze. Manodi ntabwo uri bunyambure rero. Ubwo uraza nawe wasevinze mu nda nyine. Kuko ndumva ari gusevinga. Sevinga mu nda yawe ugasevinga no mu bifu by'inshuti zawe. Ngaho rero gira uko bigenza. Papa Sava.